ahangaha tugiye kugera niho washingiye isomo ryacu ry'uyu munsi kugira ngo usobanukirwe neza icyo Facebook verification yagufasha mu gihe uyikoze. Ugomba kuba warakoze Facebook verification. Reka nongere mbigusubiriremo. Kugira ngo winjirire kuri continue with Facebook ahangaha ugomba kuba warakoze Facebook verification. Ugomba kuba warakoze Facebook verification. Wowe ugiye kwinjirira ahangaha utarakoze Facebook verification, ikigiye kukubaho barahita bagutangiriza kuri 0 kubera yuko iyi Facebook ntago iri verifiye na account yawe, ntago muri Pi Network baba bayizi. Rero iyo bayizi warakoze Facebook verification uyinjiriraho ugahita ugera kuri dashboard, ukongera ukamayininga igihe cyose wamaze utamayininga. Ufungura gutya wamara kugera ahangaha ukinjira ahangaha kuri continue with Facebook ugahita wongera gutangira ukamayininga rwose bisanzwe. Reka tubikore dukande hanyuma turebe ikigiye gukurikiraho. Ikigiye gukurikiraho dukanzeho. Bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Kuri uyu munota rero ndagira ngo twongere tuganire, ariko tuganire nanone kuri Pi Network, ariko cyane icyo tugiye kuganiraho ni ibintu bigendanye n'amapassword ashobora kukwinjiza muri account yawe ya Pi Network mu gihe wari umaze iminsi utari muri Pi Network. Cyangwa se turebe kuri Facebook, turebe icyiza cya Facebook kuyikoresha warayihuje n'iyi account yawe ya Pi Network. Kugira ngo rero tubimenye, ngewe nkunda kugufasha nanakwereka kugira ngo uze kubireba neza. Ndashaka kukwereka uburyo gukora iyi Facebook verification bigira umumaro mu buryo butangaje cyane. Hari ukuntu abantu bamaze iminsi barakoze account yabo ya Pi Network bakaba bamayininga, ariko igihe kikagera wenda umuntu akagira gutya agahindura telefone cyangwa se application zikava muri telefone cyangwa se bikagenda ukundi kuntu, noneho ukaba utakibasha kumayininga, bigusaba kuba wibuka password kugira ngo usubize account yawe muri telefone. Hanyuma numara kwisubiza muri telefone ubashe kongera kumayininga. Hamaze rero igihe kirekire ibyo bintu bitari gukunda, kuko kubikora bisaba gukora ibyo bita recovery password. Mu gihe wibagiwe password kugira ngo ugarure account yawe kuri telefone bisaba gukora ibyo bita recovery password. Gukora recovery password byari bimaze igihe bitarimo gukunda. Muri iyi minsi biri kugenda bikunda, nubwo wenda bitari kwemera neza, ariko uragerageza bikageraho bigakunda. Ku bantu bamaze igihe batari kumayininga kubera ko bahuye n'icyo kibazo, nibagerageze babikore. Ikindi kintu ni ugukora password nshyashya. Nabyo byari bimaze igihe bitarimo gukunda, ariko muri iyi minsi kwa timu iri kugenda igarura ubwo buryo bwose kugira ngo abantu babashe kwifasha, bongere kugarura ibintu byabo ku murongo, bongere kumayininga. Rero ku bantu bari basanzwe bafite Facebook, ariko ayo Facebook yabo bakaba batarakoreye verification muri account ya Pi Network, buriya mwarihemukiye cyane. Iyo umuntu afite Facebook akaba yarakoze Facebook verification muri account ya Pi Network, nk'uko twakoze phone number verification, hanyuma tugakora na email verification, KYC yo ihita yigira verification iyo maze kuyikora, ndetse na password iba iri verification iyo ukimara gukora password cyagiye utangira. Ibyo rero biba ari ibintu by'ingenzi muri account ya Pi Network, kubera yuko bigufasha kwinjira muri Pi Network bigaragaza neza ko ari wowe nta wundi ukwinjiriye kuri account yawe ya Pi Network. Hanyuma rero icyo wenda tujye kuganira ni ikigendanye na Facebook verification. Kugira ngo nkwereke uburyo Facebook verification ari nziza muri account yawe ya Pi Network, ndashaka kubanza gukuramo application ya Pi Network. Reka tuyisibe, iyi wanjye tuyisibe. Iyi application ya Pi Network turayisibye, tuyikuye muri
telefone yanjye. Icyo tugiye gukora ni iki, tugiye kudownloadinga indi application ninjire nk'aho nari maze igihe ntamayininga. Ku bantu bamaze igihe batamayininga, mwarihenze cyane, mwahuye n'ibibazo kubera ko mutakoze ibyo bya Facebook verification. Niba mwarakoze Facebook verification ntago byari kubagora. Okay, tudatinze rero reka tujye kuri Play Store hanyuma twidownloadingire iriya application ya Pi Network nk'uko bisanzwe, hanyuma urebe uburyo ushobora kubikora kandi bikagenda neza. Ngira ngo application ya Play Store musanzwe muyizi, dore ngiyi ahangaha niyo tugiye kwinjiraho. Nitumara kuyinjiraho tukakanda, turahita twandikamo Pi Network. Reka tubikore twinjireho gutya, turahita twandikaho Pi Network. Ubwo kugira ngo tubikore neza duhita tunyura kuri aka kantu tukagakandaho, nibwo biza guhita bikunda. Reka tugakandeho hanyuma turebe aho bitujyana, tugakanzeho. Niba rero tugakanzeho, ubwo ikiba kigiye gukurikiraho ni uguhita wandikamo hano icyo ushaka kudownloadinga. Turashaka kudownloadinga Pi Network kuko Pi browser yo turayifite, turakoramo hariya hejuru dukozemo. Reka mbikwereke, tugiye gukoramo ahangaha hejuru. Ahangaha nari maze kukwereka, hari handitse, reka nongere makwereke. Ahangaha niho tugiye gukoramo kugira ngo twandikemo Pi Network. Reka dukoremo, dukozemo gutya, tugiye kwandikamo Pi Network. Pi Network, dore ngiyi duhita tuyikandaho ikajyamo hariya, hanyuma tukayestaramo, tukayidownloadinga. Kudownloadinga ku bantu batabizi, turahita dukanda kuri aka kantu kanditseho install. Ubwo mbagira ngo mfashe abantu batabisobanukiwe neza. Hanyuma tugiye kugakandaho, tugakanzeho, hanyuma reka bidownloadinge. Nimimara kugera ku ijana turahita dukora uburyo bwo gusubiza account yacu muri muri telefone yacu dufite, kuko dusa n'abamaze igihe tutabikora cyangwa se tutamayininga. Kimwe nuko ku bantu bagenda bahindura amapassword, ibi byo gukora byo kurisetinga password babahaye muri gatanu, hari abantu bahaye muri gatanu kuvuga ngo barisetinge password. Abo bantu bahaye reset password nabo hari uburyo bashobora kubikora uyu munsi, ejo bakongera kongera kumayininga bikabagarura ahantu hameze nk'aho ngiye kukwereka mu kanya. Icyo gihe icyo wakora nicyo n'ubundi tugiye gukora muri aka kanya. Hari n'abandi bashobora kugira gutya, wajya kumayininga ukabona bakugaruye aho hantu. Ndaza kuhakwereka kugira ngo umenye icyo wakora muri icyo gihe. Urabona ko rero ahangaha iyi application ya Pi Network tumaze kuyidownloadinga, urabona yabaye installed. Iyo yabaye installed rero uhita ukanda hariya handitse open. Ahangaha handitse open, ushobora gukanda ahangaha ugahita uyinjiriramo. Ariko reka twisubirire muri hariya haba hari application kugira ngo abe ariho duca, kugira ngo abe ariho duhera dukomeza kugenda tureba uko tugiye kubigenza muri uyu mwanya. Dore ngiyi application yacu ya Pi Network, reka abe ariyo twinjiriraho. Iyi application ya Pi Network dore ngiyi, reka abe ariyo twinjiriraho. Ariko reka manze nyibicyanga kugira ngo ibi bindinda akajagari muri telefone yanjye, nkamenya icyo gukora, nkamenya buri kimwe cyose aho kiba giherereye. Iyo bigenje gutya biba ari byiza cyane, bituma umenya application zawe ziherereye naho uzishakira. Ariko kuri uyu munota tugiye kwinjira n'ubundi kuri Pi Network. Tugiye kwinjira ahangaha kuri ino Pi Network, hanyuma turebe uko bigiye kugenda. Isomo ryacu ry'uyu munsi mu by'ukuri rishingiye ahangaha tugiye kugera. Ahangaha tugiye kugera niho washingiye isomo ryacu ry'uyu munsi, kugira ngo usobanukirwe neza icyo Facebook verification yagufasha mu gihe uyikoze. Reka twinjirire ahangaha, nitumara kwinjirira ahangaha turebe ikintu gikurikiraho. Babanza kukubwira welcome to Pi, hanyuma bamara kukubwira welcome to Pi ugategereza ukareba icyo bagiye kukuzanira. Iyo usanzwe umayininga bahita bakuzanira uburyo
bwa dashboard, hanyuma ugahita utangira ukamayininga. Aha rero noneho dore ibyo batuzaniye ni ibingibi. Niba batuzaniye ibingibi rero, icyo gukora ni iki. Kimwe cyo, iyo wakoze Facebook verification ushobora kwinjirira ahangaha kuri continue with Facebook. Iyo utakoze Facebook verification uba ufite uburenganzira bwo kwinjirira ahangaha kuri continue with phone number. Kwinjirira kuri continue with phone number ugasanga waribagiwe password, nabwo ufite uburyo bw'ahandi hantu waca, naho ndaza kuhakwereka. Ariko muri iminsi ishize yose hari hamaze iminsi hadakora kubera ko ibintu byo kohereza ama SMS bitakundaga. Ariyo mpamvu kubika password yawe ari ibintu by'ingenzi. Ariko nanone kubika password yonyine ntibihagije, kubera ko hari igihe ugira gutya wakwinjira muri application cyangwa se wakwinjira muri Pi network, wagera ahangaha wakoresha continue with no phone number, washyiramo ya password ugasanga ushobora kuba wibeshye nk'akadomo cyangwa se akandi kantu kamwe, bikanga neza bikanga burundu pe, ukabura uko ubigenza. Icyo gihe rero iyo ubuze uko ubigenza biba bigusaba kwinjirira kuri hariya hagaragaza ko nyine wibagiwe password. Reka nze makwereke. Hanyuma icyo gihe reka nk'ubu ngubu ibya continue with Facebook ndaza kubikoreka mu kanya, ariko reka manze nkwereke continue with phone number. Continue with phone number reka bariho twinjirira, dukanzeho kuri continue with phone number, ni hahandi hasi. Noneho iyo tugeze ahangaha biba bigusaba guhita ukora ahangaha hejuru. Wamara gukora ahangaha hejuru, reka dukoreho, dukozeho ahangaha hejuru. Niba dukoze ahangaha hejuru, ibi bihugu byose iyo uzamuye usangamo igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko iyo ufite ubunebwe bwo kubizamura cyangwa se utekereza ko udashobora kubona vuba, wandika Rwanda mu buryo bw'inyandiko nyine Rwanda, ugahita uyibona. Dore Rwanda iba ihise iza hafi ahangaha. Dore ngiyi umaze kwandika nk'inyuguti za mbere kuri rwa bihita biza, hanyuma tugiye guhita dukanda kuri iyi Rwanda gutya, ihise ijyamo hariya hejuru. Niba ihise ijyamo hariya hejuru rero, ikindi tugiye gukora ni igiki. Urabona yuko ahangaha tuhafite guteranya 250. Icyo gihe turahita twandika ahangaha hasigaye turahita twandikamo nimero zacu za telefone 7888683 30006. Hanyuma iyo tumaze kubikora gutya duhita dukanda ahangaha kuri submit. Ahangaha reka dukande submit. Dukande submit, hanyuma ahangaha baba bagusaba gushyiramo ikintu bita password yawe ya Pi network. Ariyo tujya tubwira abantu ngo ntimukibagirwe password zanyu za Pi network, ariko bikanga abantu bakazibagirwa. Abantu bakibagirwa password zabo za Pi network. Icyo ni kimwe. Iyo rero wibagiwe password yawe ya Pi network, icyo ugomba gukora ni igiki. Ugomba kunyura ahangaha kuri password forgotten. Iyo unyuze kuri password forgotten, ikintu kiba nuko icyo gihe iyo ukanzeho baguha uburyo bwo kugenda wohereza ama SMS muri bwa buryo wenda sindibuze kubitindaho, ariko nahangaha unyura muri icyo gihe wibagiwe password yawe ya Pi network. Mu minsi ishize ibingibi akaba ari byo bitakundaga. Rero muri iki gihe cyose bitakundaga, wari ukwiriye kwinjirira kuri continue with Facebook. Reka ibingibi tubiveho, hanyuma twirebere ikigendanye na continue with Facebook. Iyo ushaka rero gusubira inyuma handi watangire n'ubundi, icyo gihe uhita ukanda ahangaha havuga ngo return to login page. Uhita winjirira ahangaha. Reka abariho dukanda, hanyuma bitugarure hahandi inyuma.
aho twatangiriye ariho ahangaha, hanyuma turebe icyo tugiye gukora. Tugiye kwinjirira kuri continue with Facebook. Nongera nkubwira ko kugira ngo winjire kuri continue with Facebook ugomba kuba warakoze Facebook verification. Reka nongere mbigusubiriremo. Kugira ngo winjirire kuri continue with Facebook ahangaha ugomba kuba warakoze Facebook verification. Ugomba kuba warakoze Facebook verification. Wowe ugiye kwinjirira ahangaha utarakoze Facebook verification, ikigiye kukubaho barahita bagutangiriza kuri 0, utangire indi account itangiriye kuri 0, kubera yuko iyi Facebook ntago iri verifiye na account yawe, ntago muri Pi Network baba bayizi. Rero iyo bayizi warakoze Facebook verification uyinjiriraho ugahita ugera kuri dashboard, ukongera ukamayininga igihe cyose wamaze utamayininga. Bivuze ngo gukora Facebook verification ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko umaze gukora Facebook verification warangiza ukabura account ya ukazimiza telefone cyangwa se bikagenda ukundi kuntu, bikaba ngombwa ko wongera gukenera kumayininga kandi udafite account yawe muri telefone. Ufungura gutya, wamara kugera ahangaha ukinjira ahangaha kuri continue with Facebook ugahita wongera gutangira ukamayininga rwose bisanzwe. Reka tubikore dukandeho hanyuma turebe ikigiye gukurikiraho. Ikigiye gukurikiraho dukanzeho, niba dukanzeho rwose uri kureba ko nta bindi bintu byinshi bakubaza bidasanzwe, nta password bakubaza, nta bindi bintu byinshi bidasanzwe bakubaza. Ni ukuvuga ngo urabona ko ubu nta kindi kintu nkoze, nkanze kuri continue with Facebook, nkanze kuri continue with Facebook, bahita banzana kuri dashboard yanjye. Niba ntaherukaga kumayininga ndahita mayininga, niba nari maze igihe ntamayininga ngiye guhita mayininga. Nongera nkubwira ngo wowe utarakoze Facebook verification uri mu gihombo gikomeye cyane, cyangwa se uri kwishuka cyane, cyangwa se uri kwihendesha cyane, kuko Facebook niyo yonyine ibasha kugarura ahangaha batakubajije ibindi bintu bigendanye n'amapassword nk'uko ubibonye muri aka kanya. Rero inama nakugira, niba utarakora Facebook verification, dore icyo ugomba gukora. Banza ujye kuri telefone yawe niba ufiteho ama Facebook menshi agiye atandukanye, ko hari abantu bagiye bakora ama Facebook menshi, uyakureho yose uyasibe, uyakureho yose uyibagirwe, ukore Facebook nshyashya yawe. Biroroshye gukora Facebook, biroroshye cyane, baguha uburyo bwose bwo gukora Facebook. Ibi bintu nta bundi buhanga burimo no gukurikiza amabwiriza y'icyo barimo kukubwira. Niba ukanze ahantu urahita ubona bakubwiye igikurikiraho, icyo gikurikiraho nicyo ugomba gukora kandi ukagikora neza. Iyo umaze kugikora neza, umaze gufungura Facebook yawe, uhita ukora Facebook verification. Icyo gihe ugomba kuba ufite password ya Facebook yawe, ukayandika ahantu ku rupapuro cyangwa se muri agenda cyangwa se hafi yaho ugomba kuba uri mu rugo iwawe, kugira ngo iyi Facebook password yayo utazayibagirwa. Noneho nuramuka ubonye indi telefone, ushobora kubona indi telefone ya indi wenda yatakaye, bayibye, cyangwa se urashaka kuyigurisha, no kuvuga ngo icyo ugomba gukora, ugomba gufata iyo telefone yindi ubonye, ukimara kudownloadinga application ya Pi Network. Mu gihe iyo telefone nshyashya ubonye wamaze kwestaramo Facebook yawe, ugahita udownloadinga application ya Pi Network, urahita winjirira urahita uyifungura, bakugeza hariya handitse ngo continue with Facebook na continue with phone number. Niwinjira kuri continue with phone number, baraza kujya kukubaza iby'amapassword. Nuba waribagiwe bakubwire recovery. Nujya gukora recovery ujye mu byo kohereza. Murabizi ko hari igihe byamaze bidakunda. Injirira kuri continue with Facebook, birahita bifunguka ako kanya. Reka rero mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Babwire n'ibyiza byanyu bikomeze kuganza ibibi byanyu, dore ko byose biba bihari, ariko ibyiza reka tubifate tubishyire imbere y'ibibi, hanyuma
dukomeze kugubwa neza. Abantu rero batarakora subscribe kuri channel yacu Mutara TV, ni mukore subscribe hanyuma dukomeze gusangira amakuru agiye agezweho ya Pi Network. Murakoze cyane, reka mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.